bagiye kugura ukwarasi bari biteguye kwicarana mu bukwe urugi rurakingwa hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barabahamagara bati nyakubahwa dukingurire barabasubiza ati ababwira kuri yuko ntabazi nuko we maso ko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Basoheza mu gitabo cya mbere cy'Abami igice 19 umurongo wa mbere ugere ku wa munani. Igitabo cya mbere cy'Abami igice 19 tukakubona Bibiliya ni paji 345. Igitabo cya mbere cy'Abami igice 19 umurongo wa mbere ugere ku munani. Isome nuko ahabatekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose kandi uko yigishije abahanuzi bose ko. Yezebeli ahera agatuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe ninarwanya ubwawe ejo nk'iki gihe impala zizabihore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo arahaguruka aravuga ngo akize ubugingo ngo yikize ajya i Berisheba y'Ubuyuda abari hasiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotego yisabira gupfa. Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye ko ntaruta abasogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotego arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho aramubwira ati byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byuka urye kuko urugendo ari runini rukomereye. Arabyuka ararya aranywa. Iyo ndagenda iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu umusozi w'Imana. Amen. Bashimwe cyane. Haleluya. Niba abaje bamaze kwakirana basigira Paruwasi Rwanda umukristo w'itorero rya Nyarugenge, Paruwasi ya Nyarugenge, umugabo inshuti umushumba wanyu muri aha ngaha bari bishimiye bari umwarimu abakristo b'aha ngaha batari abavu bamaze iminsi bashobora kuba atari ubwa mbere mu maso yabo kuko n'ubu hari igihe kigeze kimwe nigeze kugira aha ngaha, ariko hari haciye iminsi badushima umushumba dutumiye kugira ngo tuzaze tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo munyemerere aya magambo dusome tuyaganire afite insanganyamatsiko cyangwa afite umutwe witwa gushirirwa. Ngiye kuvuga ku ijambo ryitwa gushirirwa. Ni ikinyarwanda cyumvikana cyane cyane wenda abantu b'abacuruzi bashobora kumva vuba. Iyo bavuze gushirirwa ni ukuvuga ko hari ibintu wari ufite bigashira. Ibyo bintu wari ufite nibyo byari bikugize uwo ugomba kuba we. Icyubahiro ufite ugikesha ibyo bintu. Iyo bishize rero utakaza agaciro. Urimo uranywa neza? Gushirirwa ni ukuvuga ngo reka nifashishe ijambo. Umubare munini w'ibiteranyo ufite telefone, sibyo? Ufite telefone, yego? Agaciro ka telefone ni umuriro. Iyo umuriro washize muri telefone, burya telefone nta kintu kibazo. Siko bimeze? Kugeza ku rwego rw'umuntu wari mwinshi muri mwe, mufite purize hafi y'ibitanda. Buri wese
urasabwa kwanga. Ntabwo waka umutari wawe urakodesha urasabwa kwanga. Ntabwo waka kuko wabyaye utari wabyaye urasabwa kwanga. Umutwe wawe rero urugamba dufite kugeza ubu nubwo barokore bashiriwe bagiteze ibitambaro cyangwa amakanzu bakiyuzurishwa kandi nta kuzuza kuri bo. Bibiliya itubwira abakobwa bangahe? Bangahe? 10 bari mu iteraniro ngo bose bategereje ubukwe. Bararirimba n'ukuri kuririmba, baratura n'ukuri gutura, baragira kugira ngo bajye kubyina. Bibiliya yatangaje ubu batinda ariko atinze ntabwo agira amahirwe y'uwo bikaza kuba kuko natinze aho azagera mu mahirwe ngo atinze bose barasinzira barahumikira ariko nanezerwa nuko hari abasinziranye kandi. Ikibazo cy'umusinzira ahubwo ikibazo usinziranye. Bibiliya yavuze ngo harimo 5 bari bafite amavuta batabaza na 5 bari bafite batabaza ariko atarimo abatari bafite amavuta babisite abapfu uterambere ry'ibiti byose muratabaho ndahaka n'ubuzi maze murasinzira ngo mugico ngo habaho gusa bamwe bari gucana batabaza umukwe ngo barabyuka baracana batabaza abanyabwenge aya makubo yakwa barangije bateza gutiya ariko abavuga duterekera wagizuduhe kwirwa basabiriza nangaye masengesho murasa twaje sawa kugira ngo barabahaye babwiye kujya kwa hanze kukwishakira basenze kurya kwiyiza kurya turabisha bakurya kujya kugira kwa mutabyumva uburo bugamba bufite nuko abantu bari mu gihugu cy'Imana barashimye. Igitangaza aba gushimwa ahubwo igitangaza no gushimwa ugakomeza ugakora kandi ntacyo ufite. Madamu wanjye yacuruje botike atanga amadeni ariko atanga amadeni noneho bajya ari kugenda gucuruza nka saa 3 kagera kagasinda urabona ko shefu usitari utinda kandi muri karitsiye botike abantu bagura kare wajya usimbuka ukajya yasimenye ko yashiriwe yatanze amadeni. Aba bagabo bafite kujya kureba mu botike yabo ngo bacuruze muri ukwezi kwa kabiri bari kugenda saa 5 vuga ngo mureka afite ikibazo byamugeza basa sinzi uburyo nagiye muri botike ezero sanga yarashe uzi umuntu ashimye bigasigara ibintu basanga basigara muri botike sinzibabwira ariko naratangaye ubu dufite abantu bashimye basigara ibintu bijya kubera bigo. Ese murimo muranyumva we twagera mu rusengero ugasanga twirirwa turwana n'abantu kudafashwa kutuzuzwa kudaseka kutanyeganye yarashize. Uyu muririmbyi yavuze ngo umunezero ibyishimo amavuta hari ibintu abantu bagiye bashimirwa byarangiye ariko muri biteraniro ndaza kubwira data yongere guhereza amavuta imuvuge ngo amen. Aribuze ngo ntabwiye baraduhari nta ntwari ihari nta ntore ihari ishobora kuba itashimirwa ahubwo ikibazo no gushimirwa warangiza wakomeza ugafurusa kandi ntacyo ufite. Iyo uri umuhanga ukamenya ko washimwe urongera ugashakisha imbaraga kugira ngo ujye gusubira ku murongo musiga. Bibiliya itubwira umugabo witwa Eliya umuhanuzi wakomeye muri Isirayeli. Ukabandika Bibiliya cyangwa bakakomantere bavuga ko Eliya yari umuhanuzi w'umuriro we yakuba nta mikino yagira yahamagara mu muriro ariko mu bintu bitangaje bya Eliya ntabwo yari umugabo w'igihagararo w'ibiro byinshi yari umugabo sempre mugufi ngo w'imuremure ariko ngo wuzuye ikintu cyitwa amavuta. Eliya
agatego Eliya yakoze yaravuze ko agiye guhagarika imvura ariko yuzuye amavuta aba ari igitangaza aravuga ngo ngiye igiye ndayihagarika kandi izongera kugwa nagutegetse ajya kwa Ahabu ajya ibwami nta rwandiko afite nta ruhushya afite ageze kwa Ahabu aramubwira ngo njyewe nitwa Eliya ndi umuhanuzi aramubwira ngo tuvugane bitewe n'ibyo winjije mu gihugu hagati imvura imyaka 3 n'amezi 6 izongera kugwa nagutegetse kandi tuvugane ndayijyanye n'ikime ntakuzabona Imana iri hejuru ariko mfite umugabo mwisi ugomba kugira ngo ukore ibintu Imana yakureka ko ukoze ibyo nari nakoze n'Imana urahagarara muri ndende n'ibintu ukora yandeje Imana itibwira rero ibintu ukoze ubikoze nanjye nabitekereza none ngo hari promosi wowe zaguha amazi ntugomba kutirinde gushirwa ntugashirwe Imana izakugaburira abandi bashobora ntugashirwe Imana izakwambika abandi ibyaha tunga amavuta haleluya iramubwira ngo Eliya yakukageze ikikerere ubeyo icyo gihe cyose wahatu wowe uzaba amazi nandezerewe wegeze kukageza mu mazi y'ikerere mu gihe ngo yawe yagwaga Imana yakureka ngo wakorere ibintu zakutungisha amazi gusa ziteye ibikoro iravuga ngo yako utazaba amazi gusa irinde gushirwa Imana izakugaburira ibi bikoro ujye gushira utsima n'inyama ati ibikoro bikamugaburira Eliya muri cya gihe yahanuye kigeze Imana avuga ngo Eliya zamuka ujye kwiyereka Ahabu warazamuka ari mu nzira agiye kwiyereka Ahabu ahura n'umugabo w'umuhanuzi witwa Obadiya amurebye baramumenya Obadiya kwiyereka ngo ni wowe arambwira ngo ni njyewe ahubwo njye kubwira isoza kwabona imara yanisha barushatse turakubura ndishaka kubaza kw'amatungo yabwira Ahabu ko nakubonye yabandi gutwaye makubura nakukirwa n'iki aravuga ngo reka njyewe ngende niyereke Eliya barazereka Ahabu amurebye aramubwira ngo mbere Eliya ni wowe n'ibyago wateye Isirayeli Eliya abwira Ahabu ntabwo ari wateye Isirayeli ibyago ahubwo ni wowe n'inzu ya so ntabwo muri kwiteka muzanye ibigwamana mu gihugu ntabwo ari wakoze ibyo bintu niba ushidikanya ukavuga impaka fata Isirayeli n'abahanuzi bambaye n'abasheri tujye ku musozi Karumeli tujye kubazana tumenye ikintu cyateye ibibazo mu gihugu Eliya azamukana n'abahanuzi 850 wenyine ubibona kandi yashije hati ibonetse byose ariko umuntu arakutitiza wumva nakiruka uzura amavuta utari washirwaho n'umuzaruro umutabwise uruseye urimo uhangayika urimo uko washiriwe uraseze uraseze urafata ibyo udaseze abana bawe nibasenga warashiriwe uretse kubwira abo twahuye gushaka musaza tuganire mu gihe uko bakire baba urabona utagiye guki agenda turaganira kandi abakire buriya tubaho neza gute ati nta mukiri wahawe umusoro wahawe n'ibyo bibwiye ngiye ntabwo ndagira kuri urwo rwego kuko madama ari kuko gifitanye ku munsi igitunguru inyanya ariko ikiye kuri batanze urafaya ku rwego kandi urwego rwego tugezeho duhaye mu cyumweru ni hanyuma ati no kubera umwanya wabaye mutoya ntitugire umwanya wo gusengera kuko ugiye kurya ahubwo twishyira kuri sitoke twese twiramburaho ikiganza tukavuga ngo Imana igeze cyumweru ugeze ku rwego urasura urokore wagiye muri salo ariko kwagize isengesho ubwitazana amatiku ibintu amaze n'iby'isi ko kwinjira mu rugo rwawe tuvubikiye tuzuye amasengesho ukatubona bw'Imana yakoze ni iki cyo mu biganiro byawe utakigurira amagambo yawe utakigurira haba Eliya azamuka n'abahanuzi 850 ahubwo ageze Karumeli ageze mu gice cy'umunani abwira abahanuzi bambaye n'abasheri arabwira ngo hari imfizi ebyiri ufatira n'umusiri yanjye ufata imfizi yanjye uyitebamo urabikaho umugambi nimurangiza umenemo amazi wahamagara Imana irabona iyo twese turayoboka barangiye ngo bafata igitabo cyabo bashyiraho bagomba gutangira ngo bahamagara Imana bayarya ariko bayari ntabwo bayari ibintu bitatu
ikintu cya mbere nabaye bayani yasereye bayani yarabwiye Imana yamenye yasereye yasembereye n'umutaka cyane ariko yaje Mutima
warabyuka ararya aranywa ikintu cyamamaje wamwongera warongera ararya ntabwo akazi Imana yaguhaye ako kongera kurya ntabwo Imana yaguhaye kurya wongera kurya udufite abantu Imana yahaye umutima w'amazi aho kuyikorera barangije barongera ararya ariko Imana yaneje ari ngewe nyine kuko mwavuze ngo Mana mumeze nk'abantu wabiringiye abantu ari ngewe ntabwo umutima wagera amazi yakazana ibyo kurya wakora ariko yonyine wimuha poromosiyo bwatangaye imwumvise ko kwayo nigira marayika Imana ikunongerera cyane haleluya irongera ibwira marayika yawubwira kongera kandi umushyire uyu marayika nawe namukunze n'undi yabirira kuvuga ko kiriya kigabo gitumva ahora bahereza ibihereza agaciro marayika ari kubihereza ariko abikugezaho ararira ngo Eliya byukurye kandi ube kuko urugendo ari rurerure rugukomeye Eliya barabyuka arajya aranywa iyo nda wayigendera iminsi 40 n'amajoro agera iwe ku musozi w'Imana ndakwifuriza umutima ndakwifuriza amazi ndakwifuriza ijambo ndakwifuriza indirimbo ndakwifuriza amasengesho ndakwifuriza ibihe byiza bikuzamura bikakugeza imbere ku musozi w'Imana muvuge ngo amen fashe mwese mwarisha make babwira ibintu bitandatu biranga umuntu washiwe gusenga umuntu washiwe agira ibimenyetso agira ibimuranga umuntu washiwe ikintu cya mbere kimuranga ni ukwiyemera no gutegera abantu uracyumvise umuntu washiwe ikintu cya mbere kimuranga ni ubwiyemezi kwiyumva abamuzi yari kumwiyemeye yabwiye Imana ngo nigende ababwiriza bahatari mu itorero rya mbere wiyongeye kumeze ngomba mbona rimwe mukobwa mwiza wowe nawe batira amazi yarabanje wowe dufite ababwiriza ibitangaza ongera mu bw'itorero ryacu wonige gukire iki hano haza ikamera Eliya ariko nigende udufite abantu basigaye kwiyemeza nijya muri bidende nijya gucuruza bidende nijya dirija gendene nijya gushumba gendene nijya kopere gendene tugomba kuba mu buzima bwemera kandi wese Eliya Imana amubwira ngo wakishe ufite ibihumbi biri ndapfukaye urugamba dufite kuko abantu babiyemeza ntabwirije ntibyajyamo ndahakuye ntibyasohora ntayoboye ntibyakunda oya wikiyemera iyo umuntu yashimye mu bintu bimuranga harimo ubwiyemezi uvuge ngo amen uko bigenda bikaba mu Rwanda twariyemera ku rwego rukomeye siyo ko umuntu birashimye yewe umuntu w'umushuti wagenze ari umushuti wagenze agira kontakte kandi na modoka ye wiyemera imbere y'Imana agira kontakte ufunga ariko bikabura bikaba gushimwa n'umuntu yashimye ariye kurafita abasore bajya kurambagiza ati imodoka ngo Yesu urabona kuba amaso mu bagore ntabwo abanza babizi ntabwo kubiza abantu bakuru bari hano ntabwo bizi kera umuntu bashira n'ifunguzo mbere hano atagira inzu agenda birinze iyo umuntu yashimye ikintu cya mbere kimuranga ni ukwiyemera ese murabyumvise yesu uzaba gukora umurimo w'Imana n'umuntu uvuga ko ari hato rimwe murigize ko ntabaye n'ibyago bimushyiraho akabazo iyo ni ibimenyetso by'ubushime bivuga ngo amen murabyumvise icya kabiri kiranga umuntu washiriwe ni ubwoba iki ubwoba iki ni ikimenyetso cyo gushirwa Eliya yagize ubwoba y'umuntu yashiriwe ati kiri ubwoba n'imbaraga y'urwanya ikamushobora
kiranga umuntu washiriwe ubwoba butuma abantu batabyara bose bakaba kujya kubyara badashoboye kurera mugani wanyu, ariko ubwoba butuma umuntu atabyara bakateza abyara umwana umwe, ubu wabyara abana bane kw'iki gihe wabarya we ko batakuriye ubwoba ariko muri ibyo nibutse niba 60 yaravuze ngo ntabwo muri ibyo kabaho ntabwo birakoze igagira ngo niba uko bazaba uzajya nibuka yuko ihoraho ibintu byo byose kuri yaravuze dufite umutima urukundo kukwigisha y'umuntu yashimye izi ndimo n'abakizi b'Imana. Icyo ni icya kabiri amanota yafashe kugira ngo mubashire mwatumvise iki murafite n'amazi murakibaza ati kigali ndayibamune mana yanjye ubutaka bwahenze amashuri yahenze amazu yahenze ariko rero utangaje tuyavuga nawe iracyakora impunge wawe. Icya gatatu kiranga umuntu washiriwe ni ugutakaza ubudahangarwa. Urumva icyo kintu gutakaza ubudahangarwa, kubahukwa y'umuntu yashiriwe atakaza ubudahangarwa. Wese murabakira mu abasirimu muza amazi yanjye cyangwa inyange ujya kubona ariya mazi ari mu gacupa, iyo yashize mubonye ko ibintu bakorera bakora akaba bagatera imigeri ubudahangarwa buba bwarangiye. Yari umuntu yamaze gushirirwa nta gaciro aba agifite, ibyo avuga byumvikana, atakaza ubudahangarwa nta mwanya afite. Ariko birigaragaza umuntu washiriwe atakaza ubudahangarwa imbere y'umwana w'umukobwa witwa Delia Witera. Aramuhanga aramubwira n'imbaraga ugiye zivahe, bambwiye ko wishimye, bambwiye ko wishimye, aramuhangara aramutinyuka aramwubahuka. N'umuntu yashiriwe icya gatatu kimuranga atakaza ubudahangarwa. Icya kane kiranga umuntu washiriwe ni ugusinzira ahabonetse hose utitaye ku ngaruka ushobora kugira. N'umuntu yashiriwe icya kane kimuranga asinzira ahabonetse hose atitaye ku ngaruka bishobora kugira gute. Ntabwo gusa umuntu aryamye ku bibero bya bene arasinzira, umuntu akaryama ku bibero by'umugore utanuwe. Ubu dufite abantu bashiriwe bajyana aho bageze bazagukubita ubuhiri ugatinya ukajya mu rugo rw'abana bene ibitutsi. Uzi ko Samusoni yasinze ibyamubayeho murabizi, barakogoje bamunogora amaso bayatungura. Irinde kuryama hatari koko, irinde kuryama hatari iwawe, irinde kuryama ahabonetse hose. Eliya ngo yaryamye munsi y'igiti, kuryama hatateganyije, kuryama ahantu utaziritse, araryama barasinzira. Abakore benshi barasinziriye, ntabwo igihuma ari cyo kuryama gusinzira udasengera abantu kuryama, ntabwo igihuma cyo kuryama gusinzira udasengera akazi uzakora, ntabwo igihuma cyo kuryama udasengera ukazubakaho. Bamaso murabibese bavuga ngo amen. Cyo ni cya kangahe batumvise? Cya gatanu kiranga umuntu washiriwe ni ugufata ibyemezo by'abanyabwoba. Cya gatanu kiranga umuntu washiriwe ni ugufata imyanzuro, gufata ibyemezo by'abanyabwoba. Umuntu wese washiriwe ashobora kuvuga ko yakwiga ngo bikunde. Ibyemezo ufata ni ukutinyuka kutimurikira urwacu rwawe ari wacu gutwara imodoka. Uwafashe icyemezo cy'uko utatwara imodoka ko ni ugushiriwe. Iyo umuntu yashiriwe afata ibyemezo by'abanyabwoba. Uvuga ngo amen. Nuko bari baganye babahaye ubuhamya bwinshi, hari utwemezo bagiye fata tukagenda tugiraho ingaruka. Abandi bo barwana nabyo maze gusaza, kandi iyo uzakumenya byari gukunda. Nagiye kwiga gusa ngira ngo pasiteri wabine twariganye batarize imbere yanjye, na nyuma yo nakomeje kugerageza ngo nige, ndagira ngo utangarize ko ibyemezo wafashe byo kutakira si ibyo n'iby'ubwoba wakira. Ese murabizi masaha yafashe reka mbihorere, ariko nagira ngo
batangarize urasaba kuba mu buzima bufata ibyemezo by'abantu batari bashiriwe. Umuntu atari yashiriwe afata ibyemezo kandi abikora bikagera ku ntego y'ibyo Imana ishaka kumugezaho. Icyo ni icya gatanu kiranga umuntu washiriwe. Umuntu washiriwe afata ibyemezo by'iki y'abanyago ababwira umuntu n'umugabo ibyemezo byo kujya munsi y'igiti ahunze umugore kuko n'ubwo icyo icyemezo kigayitse kiraciriritse n'icyemezo cya feke, ariko urasabwa kuba mu buzima ubwira Imana mu Mana numva nifuza kunyuzuza amavuta ashoboza gufata ibyemezo by'abantu batari bashiriwe. Icya gatandatu zorezaho, icya gatandatu cya nyuma kiraba umuntu washiriwe. Inyigisho n'igari nini ubundi ntabwo yarangiye kuko hari ikindi gice kiranga umuntu utari washirirwa nacyo kigizwe n'ibintu bitandatu. Uriya tuba bafite batari bashiriwe nubona warashiriwe ntukagire ngo n'abandi barashiriwe nta mushobora gusigaranye ngo nta muhanuzi tukigira ngo nta korali tukigira. Barahari batari bashiriwe. Tuzabavuga nitugaruka Imana iducirize ndetse tuzavuga n'ibintu bituma umuntu ashirirwa. Inyigisho ngari ndende yagutse umuntu avuga igihe kirekire, ariko reka vuga icya nyuma cya gatandatu kiranga umuntu washiriwe. Ikintu cya gatandatu kiranga umuntu washiriwe ni ugusabiriza. Kugira ngo umuntu washiriwe ikintu cya nyuma kimuranga ni ugusabiriza. None se urumva abakobwa bamuduhe ngo yashiriwe bamuduhe ku mavuta n'umuntu yashiriwe. Icya gatandatu kimuranga ni ugusabiriza. Bahumvirwa basabiriza n'amasengesho no gusabiriza. Umuntu washiriwe ahora mu madende. Reka mbabwire wirinde gushirirwa ubwira ikintu cyitwa gusabiriza. Ndagira ngo batangarize ko umuntu iyo yashiriwe ahora mu madende adashira, ahora ubuzima bwe uhora muri kwirirwa gusabiriza. Ndagira ngo batangarize ko iyo umuntu yashiriwe ikintu cya nyuma kimuranga cya gatandatu kimuranga ni ugusabiriza, kandi hakaba n'ugasabori. Urabyumvise ibintu mvuze? Ikintu cya gatandatu kiranga umuntu washiriwe ni ugusabiriza no guhora mu madeni. Kandi murabizi uri umuntu wigeze kurya neza, kurya nabi biramugora, aba yumva yahembeka asaba ahantu hose asabiriza ngo arebe ko iminsi yakwicura. Ariko ndakwingiza n'iri teraniro ufatikanye tubwire Imana mu Mana turinde gushira. Niba hari urugamba ruhari mu guhura n'umurokore washiriwe wigeze gusenga, wigeze kumenya Imana, ibintu by'Imana barabiciye amazi barabibwize urabivuga nta byumva ukumva arabirwanya. Mufite abantu bemeraga ko Imana ivuga ariko kubera gushirirwa bimubwiye ko Imana ivuga ugatereka rekasha tuyabwira ibintu byawe ntawakurenganya. Warashiriwe amavuta yarashize. None ndagira ngo munyemerere dusenga tubwire Imana mu Mana dukeneye amavuta, dukeneye kwaka, dukeneye kongera kuzura umwuka wera, dukeneye kongera guhanura, dukeneye kongera kuvuga indimi nshya. Barashiriwe ariko batabyemera, ariko twarashiriwe. Nabyutse ko iterano ry'abapantekote ririmo umuriro w'umwuka wera, ukabona umuntu yujuje buriya, ukabona udasobanura ururimi hariya, ukabona udaraka kubera abantu bashiriwe. Nujya kuzura bakabikontorora tuwe baragira ngo narasaze. Nujya kuzuzwa ibihe byiza bijya kuza ugasanga afite abantu yambuye yareba kubona ko afite umuntu yariye amafaranga abakakabe bavuga ngo katetse ngo akatabura amavuta ujya kumva hindiye nk'ahantu ra zo de ubwo ukoze iki tubwire Imana uzuze barashima. Narizera nyinshi ukaba yarakorera kuri wowe kubera iki? Kubera ko nawe urumva ko amavuta yarashize. Urumva ko wabwira Imana ikaguha amavuta cyangwa urumva itabaza ryawe risendera amavuta y'uzuye. Niba hari umuntu uri kwiteraniro wumvise ibintu bimureba ntabwo uwumvise bimureba ukavuga ati kabisa muri iki buryo birandeba ntabwo kudusenga. Yesu abaheze umugisha kandi Yesu abagiriye neza. Urakoze cyane, araza gutinda n'abana